ura muri bo anshyira ahantu hagari kuko yagiraga ate yanyishimiraga. Noneho ngaho ibaza umuntu wisesetsemo atariyo yamukuyemo, uyu muntu niwe uri guteza mbutiyaje. Ariko nanone nubwo yisesetsemo, Yesu azagaruka agira ate amukuremo, kuko yishyizemo, si Yesu wamushyizemo. Ducungura, yaducunguriye mu mutima, aducungurira mu mubiri no mu bugingo. Arangira avuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Yesu cyagiye ajya mu rusengero agasanga abantu bari gucururizamo ziriya mbaraga akoresheje n'iz'umwuka cyane n'iz'umubiri. Ziriya ni imbaraga z'umwuka n'imbaraga z'umubiri ndetse harimo n'ubugingo. None se ntumbi yabikora? Akoresheje ari iz'umubiri nyine kubitaka. None se ubu ngubu ntitwaje mu mbaraga z'umubiri, turi mu mbaraga z'umwuka n'ubugingo. Ariko turi kuvuga mu by'umwuka ntacyo. Ariko nubwo turi kuvuga mu by'umwuka, turi kubwira abari mu mubiri bafite umwuka n'ubugingo. Ahubwo icyaha ni ugutanga ituro ukanagaruka ukajya gukora icyaha kandi watanze ituro, nicyo cyaha. Ariko niba uritanga ntujye gukora icyaha, ijuru ni iryawe. Utazaritanga noneho ntanagikore. Utazaritanga ntanagikore, nakubwiye ngo uwo Bibiliya avuga ngo azarijyamo ariko nawe nta mirimo azaba afite. Arega ngiyi ni ibyanditswe byera. Yego. Hanyuma imirimo undi mu kintu cya mbere gituma umenyekana imbere y'Imana iyo yubaha ni imirimo yikorera. Ni ibihe nyine mu kuzamuka, nubwo tutabyibye tuzategura ikirigisho cyo kuzamuka cyo kugaruka kwa Yesu. Ndi kwibaza nkavuga nti mbe ari umuntu cyangwa se ubugingo bwe n'imirimo yakoze icyo kizagenda mbere. Ubundi ikibanza ni ubugingo. None se urumva Imana yamenye imirimo itamenya ubugingo bwawe? Ntabwo hari ikintu bavuze mu kavuga ngo imirimo ya nyuma n'izahesha agaciro. Izahesha agaciro ya mbere ryari byagenze gute? Imirimo ya nyuma ngiye kukubwira muri ubu buryo, niba wihannye ibyaha by'ukuri ukabireka, ni ukuvuga ngo n'imirimo ukora bizagendana. Ureka nguhe urugero, twarimo tuvuga ku itorero uburyo abantu baninjiramo bagakomeretsa abandi bakabagusha cyangwa bakagira gute. Iki ndagira ngo nkubwire ngo ni kimwe kiri gusenya umurimo wa Kristo, ariko ni kimwe nanone kitabuza. Namwe aho muhereye hose muhe ikaze. Nowa umeze neza? Ndaho ndashimira Imana. Urakomeye? Turaho turakomeye mu izina rya Yesu. Twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane. Namwe Imana ibahe umugisha. Mbere ko tugiye icyo tuvugana tujya ngo tugusabe umanze usuhuza abaduteze amatwi, umuntu tujye kuganira ninde? Murakoze cyane, ni Munyaneza Nowa. Nkaba ndi umubwirizabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi nkaba nkora umurimo w'Imana ahakwiriye ndetse n'ahadakwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Iyo uvuze ngo ahakwiriye n'ahadakwiriye ushatse kuvuga iki? Ngo ahakwiriye n'ahadakwiriye mba nshatse kuvuga mu gihe mbayeho neza n'igihe mbayeho nabi, mu gihe nukwa n'igihe mvugwa neza, mu gihe cy'ibyishimo n'igihe cy'umubabaro, kuko nanjye uwo nkorera ndagira ikirenge muke. Waravuze ngo ahakwiriye ni ahantu, n'ahadakwiriye hose ni ahantu, bihuje ute n'igihe? Mbese muri make hari ukubaho ubaho neza, burya ni igihe gikwiriye. Hari n'igihe cyo kubaho nabi, nacyo ni igihe gikwiriye ariko kidakwiriye. Kandi ahantu hose niyo mpamvu uvuze ko hose wemerewe kuhakora umurimo w'Imana. Meze neza ariko? Ndaho ndashimira Imana. Twishimiye kubana nawe rero. Nowa, nubwo utavuze ngo pasiteri, ntabwo kibyemera kuri pasiteri? Aya ndiwe. Arega buriya impamvu mvuga ubutumwa bwiza kugira ngo mbe pasiteri nabanje kuba umukristo. Pasiteri ni izina ry'icyubahiro riza nyuma, kandi Yesu hari ijambo avuze ngo ushaka kuba mukuru mu bandi ajya abanza abo w'inyuma, kuko iyo wishyize mu b'imbere hari igihe bagukuraho wajya inyuma ugasangura. Ariko iyo uri kugendera mu nshingano za Kristo, niho nakubwiye ngo ijambo ngo nkora mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiriye. Nshobora kuza wigisha
ukampa umwanya wo kwigisha nkigisha, cyangwa nshobora kuza ngasanga utari bume kwigisha nkagutega amatwi nkakumva. Rero nicyo Yesu adushakaho. Mu itorero rya ADEPR mumeze mute pastor? Mu itorero rya ADEPR turaho turashimira Imana. Nta makuru muri kuduha? Amakuru na yuko tugomba kuba amahoro mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiye. Nta makuru muhega kuduha muri rusange. Buriya reka nkubwire, itorero rya ADEPR ibibazo byashizemo, Yesu azarenda agaruka bikirimo. Reka se kandi aho nawe mukabije nkabya guteze. Ntabwo Yesu azagaruka bikirimo, bizaba byarakemutse. Bizakemuka kubo abikemura bagendana nawe, ariko ku batagendana nawe se ubwo urumva bizaba bikemutse. Nesa ADEPR si itorero ry'umwuka ntigendana na Yesu. Reka rero nkubwire, iyo tugiye muri Matayo, muri Yohana igice cyaho cya 9, harimo ijambo rivuga ngo nuko ngo ubwo yahumuraga impumyi, ngo noneho ngo barangije barayisora. Kandi yasowe ntago nizera ko cyangirane, yasowe n'abatazi ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ngutangarize niho navuze ngo mu gihe gikwiye cyangwa kidakwiriye. Baravuga ngo ntiyabigisha, ngo ni umunyabyaha, ngo kandi ngo ntago umunyabyaha yababwiriza, ngo niyo nagende hasi. Rero aho bamujushubije hanze niho Yesu yaje kumwihishurira. Yesu rero nta hantu adakorera. Uyu munsi rero ari gukorera mu muvugizi wa ADEPR mu Rwanda, ibintu byiza kuri gahunda. Noneho ubwo niwe ukijijwe wenyine. Hakabishyize kuri gahunda, itorero rimaze kujya ku rwego ruzima. Niko niwe ukijijwe wenyine. Nabo namwe murakijijwe. None se ariko umuntu wese agira umwungeri. Umva nkubwire, umwungeri wacu ni umwe, ni Kristo wenyine. Ariko mu isi n'umushumba arabashunga Imana. Urumva ubuyobozi bwose bushyirwaho n'iki? Iryo jambo umbwiye, ubuyobozi bwose bushyirwaho n'iki? None se sinayizabuhana. Ibyo tubona ntabwo turabijyaho, tugiye butitwaye neza, tugiye butitwaye. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo mu gihe gikwiye n'igihe. Ariko nyine ubuyobozi mufite munsi buri gukora gahunda mu itora, hari ikintu cyahindutsemo. Reka tubirebe. Buriya Yesu yavuze ijambo rikomeye, arabangwa imirimo ya nyuma n'ihesha agaciro iya mbere. Ariko udashaka kubivugaho cyane. Ntabwo ari ukutabivuga. Imirimo ya mbere n'ihesha agaciro iya nyuma. Imirimo ya nyuma n'ihesha agaciro iya munsi. Mu minsi ishize abantu bari bari gutera amabuye ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR. Ariko uyu munsi ndakeka mwarabonye ko buri mu muhamagaro uri gukora neza, mwarabugarukiye. Reka imirimo ya nyuma iri gusiba byende mwamushinjaga. Murakoze cyane. Nge ntago mushinza, ntago namuremye, kandi nta nicyo namushinza. Buri wese akora mu rwego rwe kandi agakora nk'uko umwuka w'Imana muyoboye. Twese turi abana b'Imana, ariko hari n'abantu b'Imana. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo nkora mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiriye. Bibiliya imbwira ngo iki? Ibyiza tubishime, n'ibibi tubinenge. Niko Bibiliya tubwira cyane. Byanditse he? Byanditse he? Reba muri Bibiliya, Zaburi y'120 n'umurongo wa 6 ugeze n'umurongo waho wa 7. Dagurirwa amasubwo birahari. Urumva? Harebe. Reka marebe riko bitwaye. Harebe tuhasome. Ndebe muri Zaburi 120. Mahemwe mva mw'abantu mwe, ngo ibyiza tubinenge, niko muri Zaburi yavuga. Zaburi 120 soma umurongo wa 6 n'uwa 7. 20 umurongo wa 6 n'uwa 7. Tekwe n'umupasiteri w'umushumba Imana yemera. Zaburi 120. Yego. Umurongo wa 6 n'uwa 7. Umurongo wa Zaburi 120 sekonde vitamino. Umutima wanjye wahereye kera uturanye n'uwanga amahoro. Ngewe nshaka amahoro, ariko iyo mvuze bashaka intambara. None ntabwo ari ubu, niryo jambo ndagarukamo. Uhereye na mbere kugeza n'ubu, ushaka amahoro ntibayamwemerera.
ushatse kuvuga iki ubihuje n'iki nibyo twavugaga mbihuje n'ijambo kuvuga mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiriye bivuga ngo umuntu arimo kangahe kabiri kandi umuntu niwe ugomba guhitamo amavuta akoreramo bya bindi ngo ni amavuta kuko hari amavuta y'abakiranutsi hakaba n'amahanjurano uyu munsi umeze nk'uwiyomoye oya ntabwo njye niyomoye ndavuga icyanditswe mu cyanditswe kuko impamvu ngomba kukivuga urayizi mbere na mbere narigishaga bakavuga ngo niza ngahe kuko ntari nzi gusoma no kwandika none uyu munsi narasomye no kwandika ndabizi bivuga rero ngo nimvuga ibitari byo nzaba ndi kugushishana imbere y'Imana ariko nimvuga ibiri byo imbere y'abantu n'imbere y'Imana Kristo niwe uzambera umuyobozi kandi ni nawe uzampa umurimo nkwiriye ikibazo muri kwemera ko Kristo ababera umuyobozi cyangwa muri gushaka kwiyobora muri kuberwa n'amarangamutima yanyu njyewe nshaka ko Kristo ari unyobora nyine se niko niwe wampamagara birebye abitwa abakozi b'Imana muri iyi minsi simvuze wowe navuze muri rusange ubona bari gushaka kuyoborwa n'Imana cyangwa gushaka kwiyobora reka nkubwire ubundi umukozi akorera ibihembo kandi mu gukorera ibihembo ahita asubira iyo abuze umushahara aragenda kandi umukozi iyo bamwirukanye ntagaruka kwa shebuja njye rero ndi kwa databuja ni Kristo tujya dushaka kumva ko intambara iri hano mu isi intambara yahereye mu ijuru iri hano mu isi kuko umuntu yahawe ubutware bwo guhitamo igihe iteka ryose udashaka guhitamo kandi ngo wirinde nanone umenye kubana n'abantu bose iki amahoro byanze bikunze umuntu azagwa mu mutego kuko umuntu niwe wo guhitamo kandi ndagira ngo ubwire ahangaha umuntu niwe ufite imbabazi niwe ubabarirwa ntago Satani afite imbabazi we yarangije gucirwa urubanza yarakatiwe burundu icyo asigaje no guhananwa n'abamukorera niyo mpamvu rero dugomba kubana nande na Kristo mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiriye kuko niwe mugwaneza niwe twigiraho utigira kuri we rero ndagira ngo nkubwire ngo arimo kurushya iminsi y'ubusa uwo muntu utigira kuri we turamumenya gute ko nari mu kibuga murimo ikintu turamumenyeraho navuze ngo icya mbere ni imbuto icya kabiri ni imirimo rero ahangaha finari tugomba kumumenyeramo ndagira ngo nkubwire ngo Satani intego yibanzeho ni ugusebya abakorana n'Imana ntabwo ari ugusebya abakorana nawe kuko intego ya mbere yarakatiwe kandi n'abamukorera nabo ntibashaka kwemera ahubwo barashaka kwerekana ko bakize ariko biriya bavuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara hamase umuntu ntashobora kubura imbuto ariko akagira imirimo ese iyo mirimo ifite agaciro oya ntago bibaho none se nkubaze iki giti reka nguhe nk'urugero ugasanga umuntu muri karitsiye niwe wabazengereje nta mbuto ziba muri karitsiye aho ugasanga muri repetisiyo niwe muntu wa mbere uza muri repetisiyo ugasanga n'umuyobozi wa korali reka namere ku baririmbyi ugasanga niwe uzi kuririmba niwe witanga muri ko arazinduka imisanzu arayitanga ariko muri karitsiye ni umurozi wamaze abantu uri kubyumva iyo umwegeye niwe ku ngumi arakubita muri karitsiye nta mbuto ziriyo ariko ku murimo w'Imana agira muri korali niwe muntu uzi gusirimba niwe muntu uzi guhanura niwe muntu uzi kubwiriza mu rusengero niwe muntu ukora ibitangaza ntakora imirimo se urakoze cyane aho ngaho reka tuhagendemo arakora imirimo yo mu rusengero ni ukuvuga ngo ameze nka ba batambyi bari barazanye inuma n'intama ku rusengero n'ihene kugira ngo utajya kubishaka kure ariko Yesu aje yatweretse ko ibyo bitari byo bizajyana umuntu mu ijuru ahubwo umuntu azajyanwa mu ijuru no kugendana no kumvira ijambo ry'Imana no guca bugufi ukabana n'abantu bose iki amahoro kuko ibyo bintu pastor nibyo mbona biri kwica n'umurimo w'Imana abitwa abapasiteri b'iyi minsi bari kugendera kuri uwo muntu nimba uwo muntu ari kuzana icyacumi cy'amafaranga menshi ari gutanga ituro ritubutse mu rusengero afite ijambo
ariko bahise bamuha inshingano runaka batamanje kubaza amakuru, batamanje kureba ku mbuto, barebye ku bifatika, barebye ku turo ari gutanga, barebye ku cyacumi ari gutanga. hari n'ukuntu ashobora kuza akavuga ati ngewe mu rusengero wenda n'urugero bafite icyifuzo cyo kugura intebe, akaza akavuga ati ngewe uyu munsi natanga intebe 200, ntacyo kandi nubwo zitaze ntakijijwe, aho bari kugira ngo hatazajya ujya gusesera akajya kureba imbuto, ahise bahuma amaso, ugasanga bitewe n'uko mutasenze cyangwa se bagenzi batasenze, bahise bamuha inshingano runaka, ariho bizasanga aje ari ikirura, umuntu umusanze ngo mwaturiye amusambanya, kumbe ikibazo siwe, ikibazo ni uwamwimitse. Urakoze cyane, uwo nawe wamwimitse, ndagira ngo nkubwire banza urebe uburyo yahamagawe, numara kureba urebe imikorere ye, numara kureba imikorere ye urebe n'imigendere ye, numara kureba n'imigendere ye urebe n'imivugire ye, numara kureba n'imivugire urebe na disipurine ye, numara kureba na disipurine ye ubanza urebe nawe uburyo yifashe hanze. Kuko impamvu nyikubwira, ndagira ngo nkubwire ngo abantu benshi ntago bari mu murimo ko bahamagawe n'Imana, ahubwo bari mu murimo kuko bamwe bahamagawe n'ikene wabo, abandi bakaba mu murimo kuko bavuga ko bawuvukiyemo, abandi bakaba mu murimo bivuga yuko bafite amafaranga. Ariko nakubwiye ngo ibyo ntago bizajyana umuntu mu ijuru, ariko ni ngombwa kugira ngo bawukore, ariko nyamara nta ngororano bafite. Ariko urumva ko uwo murimo noneho andagura urugero rwa Kristo ahamagara intumwa 12 na Yuda Isikariyote yari arimo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko bukeye uko bwije yagiye yikura mu murimo. Na n'ikigerero nicyo biri kudusaba, kuko ntuzabona Yesu atunga urutoki mu bigishwa bwaravuga ngo uwo turi buhurize mu mbehe agatera intogo niwumbangiriye, n'iryo jambo bavuga ngo abigishwa bagasigara barebanwamo. Bivuga rero natwe igihe tugezemo ni ukubanza kumenya imikorere yabo uri kumwe nabo nabugendana nabo, kuko biravuze ngo umwanzi w'umuntu n'uwo mu rugo rwe. Umwanzi w'umuntu abo wo mu rugo rwe gute? Urumva kuba mwaba musengana n'umuntu akaba ari uguhirika, cyangwa akaba ari ukwifuriza ko wafunga, cyangwa akaba ari wifuriza kukunyaga, kandi akaba ari wifuriza kugira ngo urumva wari umuntu w'Imana cyane Satani ni ikirura. Rero niyo mpamvu Yesu avuze ngo tugomba kubana nabyo, ariko twirinda twihangana muri byose. None se bitewe n'ukuntu muri gukora umurimo, reka mbyite ko muri gukora umurimo w'Imana nabi, wihangane neza nimvuga gutyo, sindi ko gushinja, ndi kuvuga muri rusange kubyumva. Oya nta urabize ko inshuti yanjye, oya mu murimo w'Imana nta bucuti bubamo. No kuba nakwicaje nuko nzi ko uri mu bantu bagifite inzira ziva Siyoni. None ko muri gutukisha izina ry'Imana, mwakomerekeje abantu benshi mu rusengero, hari ahantu ho gukirira, nabi biravuga ngo imbere y'Imana ntago hapfira, ahubwo arahakiriye. Ku uyu munsi aho twite imbere y'Imana hatariho mu magambo, bari kuhapfira aho kugira ngo bakirire. Ejo ndi kuganira n'umwana w'umukobwa, ntago ndavuga izina rye, ambwira uburyo yakomerekeye mu rusengero, akomekejwe n'uwitwa umushumba. Aho uganira n'umushumba ukavuga ati rero mushumba burya, ukamubwira ubuzima bwawe busanze muri biro, uwo musanze muri biro akahita binyuza muri systeme y'ubuhanuzi kugira ngo yemeze abantu ko ari umuhanuzi wa nyawe, aho kugira ngo abantu bakirire imbere y'Imana bahapfiriye, bahakomerekeye. Urumva babaye ibisenzegere bitewe n'abitwa abakozi, bitewe n'abakababereye abungeri, bibe n'abakabereye ababyeyi mu buryo bw'umwuka, mwakababereye ababyeyi ariko mwababereye ibirura, babaye nk'ikirura twashyize mu ntama cyamaze intama. Uyu munsi muri kubona amaherezo, dusabire tuzane imitoroshi. Urakoze cyane, reka mbikubwire neza mbisubiremo, ntago ari ubu gusa. Uhereye mu itangira ry'irema, Satani yaje ari umuzura, ari umunyazi, kandi ntago Satani akorera mu babi, ahubwo Satani yivanga mu beza. Ariko kabiri Yesu avuze ngo iki? Ngo twirinde muri byose. Abantu rero babuze kwirinda. Ikindi cya kabiri, abantu babuze guca bugufi, ahubwo barashaka kujya kuri Mana wambonye. Ntago Imana itubona kuko twakoze ibintu
pasiteri akatumenya, ntabwo Imana itumenya kuko twagiye nkaza imbere yawe nipo ngo kuko nakuguriye fanta cyangwa inkweto, oya, ahubwo Imana imenya nkubaha, unsuzugura, imenya nkubaha, unegura, imenya nkubaha, umvuga amagambo mabi. Niyo mpamvu ari we mujyanama wa mbere, kandi akazagaruka akaba n'umushinjacyaha kuri abo ngabo. Ndi kwibaza ikibazo gifite intama cyangwa gifite umungeri? Ikibazo si umungeri, ahubwo ikibazo ni abungeri gito, kandi abo nabo uhereye mu itangiriro bari mu gihe cya Sawuli na Dawidi. Ariko intama turayishinja iki uyu munsi? Intama ikintu twayishinza ni kimwe, ntabwo iri kumenya kwirinda. Intama ikindi twayishinza ntabwo iri kumenya igihe. Ntabwo turi bwumvikane. Turumvikana. None umushumba rero ikintu umushinza, urumva nawe simureka. Ntabwo umushumba ari guca bugufi imbere y'intama ngo aziyobore neza, ahubwo ari kuzitemereza. Guca bugufi ushatse kuvuga iki? Guca bugufi se no kuzipfuka? Guca bugufi cya mbere banza utega amatwi, numara gutega amatwi nurangiza usenge igisubizo. Muracyemera mwuka murasenga iki mwari mutakimwemera? Ngenda mwemera, noneho ntabwo nge musuzugura. Kandi mwarabigize business. Business wari wambona muri business? Oya, wari wayimbonamo? Ntabwo ndakora muri business ngewe. None se wifata akantu k'igice kimwe ngo ugatwikiriza abantu bose. Abumwe agatukisha. Oya, na Yesu. Wowe uri gukora ikintu no gukosora ibyo bishe. Icyo ndi gukosora. Inshingano yanjye uyu munsi niyo kukubwira ukuri. Niba wakosheje nkakubwira ko wakosheje, ugomba kwihana. Niba wakoze neza nkagushimira ko wakoze neza, ariko cyane tere nsaba yo kugira ngo ukoreho neza ni inzira zose uzacamo. Bose bakwemera kuba cyaha se? Manuka yipfu muri jaride. None wagira ngo nta cyaha. Imana yikunyeretse uri wese, waba uri pasiteri, waba uri umudiyakoni, waba uri umudepite, waba uri umuminisitiri, waba uri indi, njyewe nkagira ubwo buntu nkakubona, ngomba kugucyaha kuko niyo nshingano. Maze gucyaha bangaye pastor? Oya, ntabwo ibyo ari ngombwa. Ikizabikwereka ni abazumva bavuga cyangwa se bazavuga bati uyu muntu turamuzi. Ariko wibuke ko na Satani ashobora kugira ngo yerekane ko agukoze isoni, ariko Imana niyo mpamvu tutwikurura za soni Satani yaduteje. Kuko uyu munsi ndagira ngo nkubwire hahanganye inzira ebyiri, ni ukuri n'iki n'ikinyoma. Kandi ibi byose birahiga iki? Umuntu. Ntabwo biri guhiga ibiremwa bindi, ahubwo umuntu akora amakosa mu byaremwe kubera ko yanze kumvira Imana, cyangwa se yakumvira Imana bakavuga yuko uriya muntu yananiranye. Ariko ibyo byose uzabikemura ninde? Ni Kristo. Ariko natwe byo tuzakemura. Ibihe? Ni nk'ibi uzakemura. Wambwira ni nk'ibihe wakemuye? Nyine ibyo tugomba gukemura. Ni ibihe nyine? Ese ntacyo turi gukemura, niba turi kuvuga ibiri kwica umurimo. Turi kubikemura turi mu mbaraga z'umwuka wera. Ntabwo ubu turi mu mubiri, ariko turi mu mubiri. Utamera nk'abandi avuga ngo agakiza kari ku mutima, cyangwa akagaruka ngo agakiza ngo kari ngo umubiri Yesu mu kuducungura yaducunguriye mu mutima, aducungurira mu mubiri no mu bugingo. Arangiye avuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Yesu cyagiye ajya mu rusengero agasanga abantu bari gucururizamo ziriya mbaraga akoresheje n'iz'umwuka cyane n'iz'umubiri. Ziriya ni imbaraga z'umwuka n'imbaraga z'umubiri ndetse harimo n'ubugingo. None se ntumbi yabikora? Akakoresha yari z'umubiri nyine kubitaka. None se ubu ngubu nitwaje mu mbaraga z'umubiri, turi mu mbaraga z'umwuka n'ubugingo. Ariko turi kuvuga mu by'umwuka ntacyo. Ariko nubwo turi kuvuga mu by'umwuka, turi kubwira abari mu mubiri bafite umwuka n'ubugingo. Iyo dukurikiranye amateka y'itorero cyangwa se amateka y'abakristo, niba ndabyita amateka simbizi, mu bihe bya kera hari ukuntu ngo wajya wicara ngo ukabona nk'umuntu ngo ukabona nk'igitebo cy'ibishingwe bihari ukagenda ugatera ukajugunya. Uyu munsi wabikora? Urakoze cyane.
niyo mpamvu ijambo rigaruka rikaba ngo tumenye ubwenge. Nk'ubu ngiye kukubwira ntabwo nabona nkawe ukorera kuri iyi kamera watonganye ngo njye kuguta, ahubwo ndagusanga nkakubwira. Nabona ntari bubishobora, icyo nkora ni ukugusengera ariko pana kugira ngo njye nkuzane kuri kamera. None ibiza kuri kamera ni muri ubu buryo, urumva, ni ukugira ngo tubwire n'abadashaka kwinjira mu rusengero, ni ukugira ngo tubwire n'abandi bavuga ngo twe tuzajya tubirebera ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo, ntabwo tuhazanwa no kugira ngo batubone cyangwa bagire gute. Oya, nicyo nge kinzana. Ariko ndi kwibaza ikibazo, akamaro ko kujya mu rusengero ni akahe? Ubundi akamaro ko kujya mu rusengero niho dukirizwa. Mu rusengero niho dukirizwa kugira ngo tumenye Imana, niho tuyimenyera, kuko utagiye mu rusengero ntiwayimenyeramo cyane. Mu rusengero niho tumenyera Imana, kandi nanone mu rusengero niho n'abanyazi benshi bihisha, niba utari ubizi. None akamaro nyine ntabwo ndumva akamaro ko kujyamo. None akamaro, reka tuvuge guki, akamaro ko guterana ni akahe? Akamaro ko guterana ni uguhugurana mu byanditswe byera, kugira ngo tujye kujya kubibwira abo hanze batabasha kwinjira mu rusengero. Bifitiye inyungu zihe umuntu wagiyeyo? Bifitiye inyungu umuntu wagiyeyo kubw'ijambo yigishijwe, iyo arikomeje kandi akaryumvira akaryizera. Utajya mu itoro gusenga, umuntu utajya gusenga, utajya guterana ntazajya mu ijuru? Aha nakubwira mu buryo wenda nka butatu cyangwa se bune. Urumva, Bibiliya ivuze ngo iki? Nudakora icyaha, nutagambanira mwene so, cyangwa ngo unyage mugenzi wawe, ijuru rwose rirahari. Kuko kiriya gisambo nta hantu tubona kigize kijya hehe? Mu rusengero. Abatajya mu rusengero ntabwo tubatera amabuye. Ntabwo twabatera amabuye, ariko nanone bizaterwa n'imirimo. Ariko wibuke ko nubwo nacyo Bibiliya ivuga ko cyari igisambo. Ikibazo cya kabiri, gutanga amaturo bizajyana umuntu mu ijuru n'icya 10. Urakoze cyane. Icyo ndabizi ntabwo warangiza utakimbajije. Bibiliya itubwiye ngo iki? Reka ntange bariya babembe 10. 9 baragiye, umwe aragaruka. Yesu yaramubwiye ngo bagende bature ituro ryo kwihumanuza. Ntabwo ituro ari icyaha, ahubwo icyaha ni ugutanga ituro ukanagaruka ukajya gukora icyaha kandi watanze ituro. Nicyo cyaha. Ariko niba uritanga ntujye gukora icyaha, ijuru ni iryawe. Utazaritanga noneho ntanagikore. Utazaritanga ntanagikore, nakubwiye ngo uwo Bibiliya avuga ngo azarijyamo, ariko nawe nta mirimo azaba afite. Arega ngiyi ni ibyanditswe byera. Yego. Hanyuma imirimo n'umuntu kijya mu ijuru n'ikihe? Ikijya mu ijuru. Ubundi mu kintu cya mbere gituma umenyekana imbere y'Imana iyo yubaha, ni imirimo yikorera. Ni ibihe nyine mu kuzamuka, nubwo tutabyije tuzategura ikirigisho cyo kuzamuka cyo kugaruka kwa Yesu. Ndi kwibaza nkavuga nti mbe ari umuntu cyangwa se ubugingo bwe n'imirimo yakoze, icyo kizagenda mbere? Ubundi ikibanza ni ubugingo. None se urumva Imana yamenye imirimo itamenya ubugingo bwawe? Ntabwo bibaho. Habanza ubugingo, noneho imirimo rero nayo akaba ari yiza kuratira abisi kugira ngo nabo bakizwe. Hari ikintu bavuze mu kavuga ngo imirimo ya nyuma nizahesha agaciro, izahesha agaciro ya mbere. Ryari byagenze gute? Imirimo ya nyuma ngiye kukubwira muri ubu buryo, niba wihannye ibyaha by'ukuri ukabireka, nuko ngo n'imirimo ukora bizagendana. Ureka ngo urugero, twarimo tuvuga ku itorero uburyo abantu baninjiramo bagakomeretsa abandi bakabagusha cyangwa bakagira gute. Iki ndagira ngo nkubwire ngo ni kimwe kiri gusenya umurimo wa Kristo, ariko ni kimwe nanone kitabuza abemera Kristo ko batazagendana n'imirimo yabo. Reka tugushimire Munyana. Murakoze cyane. Nimba ari ijambo wenda wakongeraho warishyiraho mbere ko dusenga. Ijambo nongeraho na n'ubundi muri Zaburi ya 18 turebe umurongo wa 20 twumva icyo hatubwira. Ndagira ngo wongere. Kangahehe? Zaburi
cyangwa indirimbo ya Zaburi 18 umurongo wa 20. Zaburi 18 umurongo wa 20. Zaburi 18 umurongo wa 20 dusabe mu izina rya Yesu. Abinkuramo anshyira ahantu hagari naho yego yankirije kuko yanyishimiraga. Amen. Ankura muri bo anshyira ahantu hagari kuko yagiraga ate yanyishimiraga. Noneho ngaho ibaza umuntu wisesetsemo atariyo yamukuyemo, uyu muntu niwe uri guteza mbutiyaje. Ariko nanone nubwo yisesetsemo, Yesu azagaruka agira ate amukuremo, kuko yishyizemo, si Yesu wamushyizemo. Niyo mpamvu rero Kristo urugero ngiye kugwa runakomeye, ntago wajya kugura ifi ngo uyizane nuyiteka ngo uhite uyishyira mu mavuta ushyiremo n'ibirungo ushyiremo n'isosi nurangiza uyiteke ngo nurangiza uteke ubugari uyirya. Ibyo bibaho? N'ijambo ry'Imana rero birasaba kugira ngo turisome neza, tunyunyuze, twumve icyanga cyaryo. Kandi kabiri, ntabwo bivuze ko Yesu yaje aje gukuraho ibibazo byo mu isi. Oya, yaje aje kugira ngo dukizwe, ariko aturindire muri ibyo bibazo kandi tumubere icyitegererezo cyiza muri byo. Noneho abantu benshi rero bakoze icyo bita diporomasi. Bafata ibyiza babihindura bibi, bafata ibibi babihindura byiza. Nk'ubu ndaguha urugero. Dukunze kuvuga ngo umuntu bemeje ari benshi ngo niwe munyakuri, ariko umuntu ashobora kuba umunyakuri abantu benshi bakamwanga. Icyo gihe Yesu azayoberwa ko ari umunyakuri. Niyo mpamvu rero Yesu avuga ngo hahirwe, Yakobo avuga ngo hahirwe uwihanganira ibimugerageza. Kandi Yakobo bibuka ko yabanje gusuzugura Yesu ari mwene se, bari bava imwe. Rero natwe abadusuzugura bazabimenya kuri urya munsi Yesu agarutse. Rero Imana ikugirire neza kandi kwishimire, nkubwira ngo twireba ababi, ahubwo twe turebe ibyiza dukora, tubihagararemo neza, twe kujya kwifatanya nabo. Yesu azaza yirobanurire. Reka tugushimire no watoka tugushimire kandi tuvuga ngo Imana iguhe umugisha uzagaruka kubw'ikiganiro cyiza numva cyuje impuguro nyinshi cyane. Turifuza kuzagaruka no gutwemerera. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Nk'uko twatangiye tubivuga, ndi umupasiteri, ariko si ryo zina shyira imbere cyane. Icyo nshyira imbere ni ubukristo bwatumye mba pasiteri. Rero ndajya mvuga ngo muntu uri mu kaga, muntu urwaye, muntu unaniwe, muntu wabuze epfo na ruguru, ndagira ngo nkubwire ngo icyambere wiyegereze Yesu. Niwe uduha amahoro, nta muntu waguha amahoro Yesu atayaguhaye. Nta muntu waguha ibyo ukennye Yesu atabanje kubigwa. Bivuga ngo turakorera muri Kristo Yesu. Rero Kristo aduha kwihanganira byose kandi tukirinda muri byose. Niyo mpamvu mbabwira ngo bene data, hahirwa uca bugufi agategereza icyo Umwami Imana yavuze, niwe uzabona amahoro muri Kristo Yesu. Rero turashimira Imana, mbabwira ngo tuzasubira. Reka dusenge. Mana nyiribihe, usumba byose, ubera hose icyarimwe, ijuru n'intebe yawe Mwami, si n'intebe y'ibirenge byawe. Ubwami bwawe bumanuke bubane na buri wese wizera, kandi uduhe kubana nawe, uduhe kugendana nawe. Mwami nyiribihe, izina ryawe ryubahwe, mu kwizera urushaho kubongerera imbaraga. Abatakwizera bahindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe, kugira ngo bakumenye igihe gikwiriye bakugarukire. Umwuka wera akora imirimo n'ibitangaza, kandi ijambo ryawe Mana ribe iryo kutwemeza, kugira ngo duce bugufi tugende nk'uko wagendaga. Wageze mu bagabo urabakiza, ugeze mu bagore urabakiza, ugeze mu basore n'abakobwa, abakecuru n'abasaza, imfubyi n'abapfakazi, abarwayi kwa muganga. Aho hose wakoze imirimo n'ibitangaza. Natwe Kristo komeza kubana natwe muri ibi bya nyuma by'imperuka. Buri wese umwambika imbaraga mu rwego arimo, aho akorera, aho agenda, aho avugira, aho yicara. Ko aravuze ngo aho tuzagera hose hazaba hera kubw'izina ryawe. Ngo kandi data duhe kuzura
umwuka wera mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiriye, kugira ngo tubane na buri wese mwami uciye bugufi ndetse n'uwishyira hejuru, kugira ngo mwami tugire wa mutima wari muri wowe, kuko waducunguye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka n'ubugingo. Natwe rero urashaka ko tubana nawe, ngaho icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen.